Ndabasuhuje mwese abakunzi ba Umubyeyi Dina TV. Uyu munsi nabateguriye amwe mu masomo cyangwa se inama z'ingenzi ushobora gukurikiza mu buzima ukabana neza n'abantu. Nukurikiza ibi ntabwo uzicuza. Niba ari ubwa mbere tubanye kuri iyi channel Umubyeyi Dina TV, turarikira gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Inama ya mbere, ntukagire icyo ari cyo cyose ukora kugira ngo ukunde ushimishe abantu. Ibi bishatse kuvuga ko mu gihe ukoze ibintu ugira ngo wereke abantu cyangwa ugamije gushimisha abandi bantu, bishobora kukugiraho ingaruka wowe zitandukanye, ibihombo, kwicuza n'ibindi bitandukanye. Icyiza ni uko ukwiye kujya ukora icyo ubona ko ari icya nyacyo kuri wowe, kuko udashobora kunezeza abantu bose. Inama ya kabiri, ujye ufata igihe kinini wita ku byawe kurenza uko wafata igihe kinini wita ku by'abandi. Ni ukuvuga ngo hari igihe ufata umwanya munini ureba ku by'abandi bagezeho, ureba ku by'abandi bakora, ugasanga wowe umwanya wawe uragushiranye, kandi uwo mwanya rero wari kuvamo iterambere ryawe. Inama rero y'ubuzima nakubwira, jya ugira umwanya wo kwita ku byawe kurenza uko wafata umwanya wo kureba no kuvuga ku by'abandi. Inama ya gatatu, ntugakunde kubeshya kandi ujye uharanira kuba inyangamugayo. Aha, kuba inkundamugayo cyangwa kuba umubeshyi bituma abantu bagutakariza icyizere, kandi umuhanga yaravuze ngo icyizere ni nk'amazi, iyo amazi amenetse ntibongera kuyayora. Ubwo rero niba wahisemo kuba umubeshyi ruharwa cyangwa ukaba inkundamugayo, ibyo bizangiza izina ryawe n'icyubahiro cyawe by'igihe kirekire, cyangwa se nutikosora bibe mu gihe cya burundu. Inama ya kane, niba uri mu bucuti cyangwa se mu rukundo rutishimye, genda. Aha, ntugakunde kubeshya ngo ubeshyabeshye ujijisha mu gihe ubona uri mu rukundo rutameze neza. Icyakubera cyiza ni uko wagenda ukabivamo, kuko igihe ni amafaranga. Inama ya gatanu, ntuzigere ureka inzozi zawe uko byagenda kose. Aha, icyo nakubwira, gerageza gusohoza intego zawe nubwo byagutwara igihe kirekire, utitaye ku baguca intege, utitaye ko badashaka kuzigeraho. Icy'ingenzi ni uko uzi icyo ushaka, kandi baravuze ngo uzi icyo ashaka ntatora icyo abonye. Ubwo rero kuba uzi icyo ushaka birahagije. Hatana, abaguca intege ubihorere, kandi iyo uzi icyo ushaka ntukangwa n'abadashaka kukigeraho. Inama ya gatandatu, gira impuhwe, igikorwa cy'ineza nticyakwangiza. Aha, iyo ugira neza, ibyiza byinshi niwe bigarukira, kuko na Bibiliya iravuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Kandi n'Umunyarwanda yabivuze neza, aravuga ngo gira neza wigendere, kuko ineza uyisanga imbere. Ushobora kutagirirwa neza n'uwo wayigiriye, ariko uko byagenda kose ineza wakoze iragaruka. Inama ya karindwi,
ntuzigere utererana inshuti zawe za kera ubasimbuza inshuti zawe nshya. Aha, inshuti zawe za kera muba muziranye, mumaranye igihe, mbese muziranye, ariko inshuti nshya uba utarazimenya, ushobora gusanga ari iziguharaye kugira ngo zigukureho ikintu runaka. Ntabwo ari byiza kwica ku bantu mwacanye mu nzibutso nyinshi zitandukanye, mu bihe bitandukanye, ngo basimbuze abashya utazi ko muzamarana n'icyumweru. Ni byiza kunamba ku nshuti, kuko iyo utakaje inshuti uba utakaje ikintu gikomeye. Inama ya 8: wige gukunda inenge zawe n'ubusembwa byawe nk'uko ukunda ibyiza byawe. Aha, nta mpamvu yo kwitesha umutwe no kwivuna, kandi ari ibintu utahindura, ibintu utagira icyo ukoraho. Nta mpamvu yo kugira ngo bikuvange mu mutwe. Iyakire, iyo niyo nama nakugira. Erega utikunze nta n'undi wagukunda. Inama ya 9: irinde abantu muri bo bafite imvugo ya ntibishoboka gusa. Aha, umaranye igihe kinini n'uyu muntu uhora avuga ko ibintu bidashoboka, ahora aguca intege, ntacyo yagushyigikiramo ngo akubwire ati gerageza, uyu nta mpamvu yo kumugira inshuti. Iyi mvugo ya ntibishoboka ni uburozi k'uyumvise. Nta kintu kidashoboka kereka udafite intego. Na Bibiliya iravuga ngo byose bishobokera uwizera. Erega n'Umunyarwanda yarabivuze ngo nta kidashoboka kereka gucisha ipantaro mu mutwe. Ubwo rero ibintu bya ntibishoboka bireke, gerageza byange wagerageje, aho kugira ngo utsindwe kugerageza, wagerageza ugatsindwa. Inama ya 10: nutamenya gukoresha igihe cyawe neza, uzaba imbata y'uwabashije kumenya gukoresha igihe cye neza. Aha, ni ukuvuga ngo mu gihe ukiri umusore, ugifite imbaraga, ugifite ubushobozi, uba ugomba gukora kugira ngo uzigamire igihe uzaba utagishoboye gukora ibyo ukora. Nuba umunebwe, uzakoreshwa n'utarabaye umunebwe wakoze mu gihe yagombaga gukora. Inama rero nabagira ni ukudapfusha igihe ubusa, ugakora mu gihe ukibishoboye, kugira ngo igihe utazaba ushoboye bizakubesheho. Aha dusoreje ibyo twari twabateguriye. Niba mukunze ibyo dukora, mwakora kuri subscribe no kukazogera, kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha bijye bibageraho. Ndabakunda, Imana ibarinde.